ubu umuhanga ugira ubwenge ni ngombwa, yego, ariko menya yuko wowe utihagije. Shyiraho Imana, nyuma y'Imana nta kindi kintu gifite imbaraga kibaho, na mbere yayo nta kindi kintu gifite imbaraga kibaho. Nizo mbaraga zonyine umuntu yakwizera, naso wa. Hanyuma rero mu masaha atari makeya yashize twagarutse hano kuri bagenzi bacu dukorana. So tugaruka kuri Rigani Rugaju, twabwiye ibye uko bimeze, ariko kuva Rigani makuru yajya hanze avuga yuko afunzwe kugeza ejo nko mu masaa 7. Ibintu byari nyiri muri ibintu, buri muntu wese yavugaga ibintu bye, buri umwe azana amakuru ye, sibyo katari nawe gusa ndetse n'abandi makuru acicikana ajya hanze buri kanya. So ejo rero mu masaa 8 nibwo twagiye kubona, saa 8 buri ariko ara ayo masaha, muri ayo masaha nibwo twagiye kubona tubona itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze na RDF cyangwa se Rwanda Defense Forces. Itangazo ryari rigenewe abanyamakuru twebwe, ariko ubwo bari kujya nyine nubwo ritugenewe n'abanyarwanda bose nyine bamenye ibijya mbere. So ndagira ngo rero mbanyure muri itangazo, ariko ntabwo ndi bwifuze, ntabwo ndi bukenera ubusesenguzi bwanyu ku itangazo. Si bisanzwe se? Itangazo rigenewe abanyamakuru riragira riti: ubuyobozi bwa RDF buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ofisiye 2 ba RDF hamwe n'abasivili 20 bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bakoranye n'abo ba ofisiye. Abo bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira: icyaha cya mbere bakurikiranweho ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Icyaha cya kabiri bakurikiranweho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Muri itangazo RDF ikomeza igira iti: ibyaha bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko biteganywa n'itegeko, abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Tangazo rero bahita bavuga bati umusozo end. Ariyo end twakundaga kugenda tuvuga tuti iyi end turayikunda uburyo nyine basoza itangazo. So rero nuko bimeze, ibindi tuzategereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzatanga nk'umwanzuro kuri iki kibazo cyagaragaye. Nyine Rugaju nawe ari muri abo basivili 20. Impamvu turisomye nuko nyine Rugaju nawe ari muri abo basivili 20 bavuzwe mu itangazo. Sobanutse. Si ibyo se ibe? Nibyo wenda umuntu abagenda aboneramo na information. Ubu nkanye ntabwo nari nzi ko iyo umusivili akoranye icyaha n'umusirikare akurikiranwa n'inkiko za gisirikare. Urabimenye? Ntabyo nari nzi, undi babimenye. Numvaga nyine mugikoranye ukurikiranwa n'inkiko za gisirikare nk'umusirikare, nawe wenda ugakurikiranwa n'inkiko zisanzwe z'abasivili, ukajya muri RIB, ukajya mu bushinjacyaha gutyo. Ariko nyine ubwo niko bimeze, ubwo nugutegetse ukareba uko bizarangira. Yego, asante sana. Nicaranye na Ibera hano za Kicukiro, Ibera yari yadagazwa aravuga ati jewe kuva nakora kuri iriya mikoro uriya mwana yarantunguye.
nibwo yavuze inkuru twese nta n'umwe urayivuga cyane. ati rero ngewe ejo nitukora dushaka kumushimira rwose. Biragaragara yuko stage ye izatanga Atse umusaruro. Twatotoye Reyo turiho tuyivaho. Ndavuga ati ariko tutarava kuri Reyo tuba turetse kugenda Rayon Sport irasinyisha rutayizamu. Turibaza uti se resinyisha ati irasinyisha Mugunga mu gitondo kare saa 3 inkuru ya Irene Mugunga niyo wayizanye muri uyu murwa. Mugunga bose abantu bose baza kuyivuga n'abayivuze ejo bayikesha Irene. Ubwo rero arumva Irene yabikoze neza. Ngiye navuze bya mashami ariko sinavuga ikipe aza kujyamo. Ariko mwereka mvuga nti ndege ntiramujyanye rwose arahagurutse agiye Dar es Salaam. Amashami nawe no wawe urumva ariko kanyisobye ngira ngo ni no gusaza birimo. Ni mu myaka nanjye ngiyabaye Irene nabagamena ariko urumva ko Irene yakoze akantu keza. Irene rwose Irene ejo yadukanzemo. Ubwo rero Irene suruse zabanza zari zikaze ariko nubwo wenda atarasinya simbizi nabonye muri Rayon Sport bavuga ko atarasinya ariko amakuru atasinya ibiganiro byabaye agarasinya ariko nejo yari ari mu nzu indi nkuru nakumva ko sepe agifite n'izindi sepe kuri ya gikeri yiwe kabisa yari Paris yari mu nzu yari yavumbi afite ka gikeri gatukura k'umutuku yarahinduye mu minsi yashize yageze no kuba afite Benz y'igikoko. Akunda imodoka cyane bagenda ahinduranya. Ariko n'ubundi buriya burebure kuri moto ntabwo byakora hafi. Ntabwo tuvuga ko nta muntu muremure utega moto. Bende baba buriya burebure bwa Mugunga n'abakiniye arabarebare tuyurirana. Arabarebare tuyurirana. Imyanya tukaje mu cyatu kavuyemo karihuta karagahuma. Ubwo ushaka kwica kurya kajeje ntaramukite ndende ntimukabona abanyamakuru badakunda imodoka cyane zabacerereza. Ariko gucererwa kuri mikoro iyo ucererewe abantu bahita babyumva ko wakererewe. Ahantu utabwira urugero wenda nka Dede cyangwa nka Claude ati bumbereyeho ndaje si nka mu iduka ngo shift nirangira avuga uti munsigareho 30 ndabona kugezeho. Hariya rero kamoto karabyihutisha no muri amutiyaje kanyuramo ubona kagezeho. Sawa kabisa. Yego. Yes, njye mwabyumvise abanyamakuru basigaye kuri RBA nyuma yuko Rigani ari muri gereza. Lorenzo nawe murazi ko yamaze gusezera abarizwa kuri SKFM. So nukuvuga rero nkuko Rugaju Rigani yatangiye abivuga ko nta kindi kintu umuntu akwiye kwiringira atari Imana yonyine. Ababyeyi wabiringira ariko nta kintu bagufasha, ariko Imana yonyine ngo iba iri hejuru ya byose. Uyu ni Rigani Rugaju yavuze amagambo nkuko ari umuntu usenga cyane. Ari kiganiro nabateguriye cya Rigani Rugaju ubuzima bwe yanyuzemo. Abakoze subscribe kuri Ineza Empire ndazi ko muza kukibona umwanya wose no mustazi ko muza kubibona. So nta kindi kintu gisigaye kuri Rigani Rugaju atari kwiyambaza Imana, nta bundi buhinga busigayemo. Ko mwamaze kubona ko RDF nayo ifite ingamba zikomeye kuri bano banyamakuru ndetse n'abandi bagera kuri 20 bakurikiranyweho iki cyaha. Senga nanjye senge tuzasuye kubona Rigani again ari kuri channel yiwe ya Rugaju Rigani Sport cyangwa se ahandi hose akora ibikorwa bye ari mu maboko ye atari mu maboko y'ubutabera. Nizere ko wakoze subscribe no utarayikora ngo nicyo gihe uyikore aka kanya kugira ngo twame turi update ubuzima bwa Rigani Rugaju yanyuzemo mu kanya kuri YouTube channel muraza kubukurikirana.